murebe zikamere neza. Aya ni amadiplome nagiye mpabwa. Erekana niyo yindi turebe. Dore nazo ngizi. Yego. None se umushingire muvuga ko ntayobora itorero ry'Imana. Rero bino sibyo nirata. Bushize naguye ngo sinirata amashuri, ahubwo ndirata umuhamagaro Kristo yagize gute? Ntiyagaze neza. Impinduka ngomba kuzana ya mbere nuko uwo mwuka wera utarobanura ku butoni ugomba kugaruka mu itorero, uzatuma abayisilamu bamenya Kristo, uzatuma abanyagatolika bamenya Kristo, uzatuma amatorero yose muri rusange amenya Kristo ndetse akizera umwuka wera. None unteye ubwoba. Ubu ngubu abasi Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabaramukije kandi turabasuhuje aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese tugize duti amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bikomoka kwa Nyagasani nibibane namwe ibihe byose. Wakoze cyane gushyira urushinge rwawe aha ngaha, kandi ni kuri Imana Irahari TV. Waba ufite ubutumwa bwiza, waba ufite ubuhanuzi, waba ufite ubuhamya, nta handi wabucisha hatari hano ku Imana Irahari TV. Nimero yacu ni 0788 92 6 5 waba ushaka kandi kudutera inkunga cyangwa se ibitekerezo byawe, ntahandi wanyura uretse kuri iyo nimero. Murakoze cyane. Hanyuma ntabwo dutinda, nkuko mubibona imbere zacu kuri kamera, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza mwene data Pascal, Imana Irahari TV. Amakuru yawe? Turashima Imana cyane, tumeze neza. Yego. Nitwari duherukanye. Hari haciye igihe kinini tutabonana, ariko si kubw'impamvu zacu, ni impamvu z'Imana. Buriya nuzajya ubona tubonanye umenya ko ari impamvu z'Imana. Yego. Ni Imana iba yabiteye kugira ngo tubonane. Hari muri ibyo yavuze ngo twaherukanaga kera, none twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha, dufite ibyishimo. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha kandi dufite ibyishimo. Uzi ko kubera ukuntu wampamagaye naje niruka ngira ngo yenda hari ikibazo mwagize, ariko nanone nshimye Imana ko nsanze muri bazima. Kuba cyacitse turi bazima, nta kibazo twagize, ahubwo twaje kubera wowe ndetse no kubera isi yose, kugira ngo iby'isi yose yibaza n'ibyitekereza babashe gusobanukirwa umuhamagaro ndetse n'impamvu y'umuhamagaro.
urakoze cyane Daniel. Mbere y'uko dutangira nyemerera ubanze usenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, hirya yawe nta yindi hari, iyo tumanutse tubona ni wowe gusa, twazamuka ni wowe, ku ruhande ni wowe, hirya ni wowe, ubera hose icyarimwe. Turagushimiye, tugeze mwa kino kiganiro ngwino ubane natwe kandi utubashishe byose, ukora iz'ubutwari muri uyu mwanya, wowe gusa utuyobore, uyobore imitima y'abantu bose, kandi nanjye unyobore kugira ngo ikintu kigiye gutambuka hano kibashe kugera mu mahanga yose, abakubaha n'abo wateguye ko bibakiza ndetse bibagirira umumaro, bibashe gukiza imitima yabo kandi babigendereho, kuko izo tuvuga si ibyacu ni ibyawe, wowe uyobora byose. Fasha umunyamakuru ugiye kugira ibyo ambaza, nanjye umfashe umusubize wowe utuye muri je kugira ngo abashe gusobanukirwa. Turakwiragije muri byose mwami Yesu, amen. Daniel ati turakwiragije muri byose, ndabikunda cyane. Amen. Mbuye kukumva uririmba. Kwirembo, kwirembo, bari kwirembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Hariyo twegeye turirimba kera turi muri Kongo. Yego. Hari abantu uzavuga muri Kongo bakavuga ngo uri umunyacangugu, ariko Kongo niho nabaye cyane. Rero iravuga ngo hari abagabo benshi badatambira Imana, bagakesha ijoro batamba, mwami Imana uzumfasha nje ngutambira, mwami Imana uzumfasha nje ngutambira. Hari abagabo benshi badatambira Imana, bagakesha ijoro batamba, mwami Imana uzumfasha nje ngutambira. Hari abagore benshi badatambira Imana, bagakesha ijoro batamba, mwami Imana uzumfasha nje ngutambira. Haleluya. Amen. Ati kine Hotela zala mevozi nikitegra. Hari abakobwa benshi badatambira Imana, bagakesha ijoro batamba, mwami Imana uzumfasha nje ngutambira. Tugize abagabo benshi bo mu Rwanda baye batambira Imana, tibakesha ijoro bari mu ibara, bari mu mahoteli ahenze, bari ngo bagiye kurya abana, ndiko nza numva ubwami bw'Imana bwakaguka, bagiye baza tugatambira Imana, ubwami bw'Imana bwakaguka. Ndasuhuza abanyamurenge bari impande zitandukanye, abari mu Rwanda, abari Amerika, abari Canada, abari Aziya, impande zose z'isi. Banyamurenge ndabasuhuje cyane, ndabakunda cyane. Daniel mu Rwanda niho ndi, ndabaramukije, Imana ibagirire neza. Amen. Amen. Rero uzaze turirimbe gusa ntituganire. Zaza turirimbe Imana, duhimbaze Imana cyane. Ariko nawe nabonye udasanzwe, bazareba Imana irahari TV, hari indirimbo zidasanzwe. Nawe ntiworoshe mu kuririmba. Aya n'ubu uracyafite agatege. Urashaje kweli. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Yego. Hanyuma amakuru y'iminsi umukozi w'Imana. Amakuru ni meza, turashima Imana. Ukomeza isezerano, ukageza ibihumbi, abikuzo Mana yanje urabikwiriye. Wowe ntuje uhemuka kandi tukoze isoni, abikuzo Mana yanje urabikwiriye. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntuje uhemuka kandi tukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanje urabikwiriye. Wowe ntuje uhemuka
kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yanje urabikwiriye tira la meza lande kotikizidimini foegra Imana ihabwa icubahiro. Daniel, hari umuntu azageramo akumva arakumbuye. Hari umugabo witwa ngo Gatwazaga dutaramana Bukavu, ubu ari Amerika, ndamuramukije ahari Imana imumugisha. Yitwa Jean Pierre ngo twazaga dutaramana turi Bukavu. Rero ndamuramukije agubwe neza. Yari afite ikanisa yayoboraga muri Sepake. Niwe wari uri kuri abantu baze kuja kuri Google barabisangayo. Rero ndamukunda, yari inshuti yanje, umuryango we n'abana be, naje ndi umwana we yarandeze, ndamuramukije agubwe neza kandi ndamukunda cyane cyane. Ukabusubirijemo n'abantu bajya bavuga bati uyu muntu ntabwo yigeze kugira urusengero abarizwamo. Barabesha cyane. Bazaze Majane Bukavu nitugera muri Sepake bakavuga Daniel, nibumva bavuga ko batanzi bazavuge ngo ndababesha. Ahubwo abantu baturwanye iyo tuvuga Sepake Bukavu ntibahazi, nibaze basange nk'uko bo wateye intambwe ugatega ukasanga, mbaha amakuru ya Sepake, mbayigiye Sepake yabereyeho, mbaho umwaka n'itariki, mbaho umuntu ushumbye Sepake kigihe, mbahe n'umupastor uyishumbye, mbahe ndetse mbabwire n'abayobozi ba Sepake bose. Abantu babipinga nibaze mbaha amakuru. Urakoze cyane Daniel. Abantu birashoboka kuba batari banzo mwe kuri kako kabumva kwese agerageza. Murakoze cyane. Abantu benshi bashobora kuba batari bazi ko uri gukorera Imana kandi wowe uvuga ko uri gukora mu gihe cyawe, bakajya baza bakagukubitisha ahawe ha kera. Sibyo? Yego. Bakavuga bati Daniel tumuzi atari umukozi w'Imana, Daniel bize bite uyu munsi, ndagira ngo uze kumbwira wahamagawe ryari, wabatijwe ryari, wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ryari, kugira ngo tuze kugera ku ntego y'icyo wampamagariye, kuko wambwiye ko ufite ibintu byinshi ushaka kumaraho abantu urujijo bakwibajijeho. Jewe icambere ntagiye negeze ja mu byaha, nakijijwe mfite imyaka, numvisha Imana ivugana nanje mfite imyaka 7, nibwo nakiriye Kristo mu bugingo bwanje. Rero ntagiye nabayeho ndi mu byaha, nabaye muri ico g'imyaka 7 nibwo natangiye kwegera abashumba bakuze baramfasha, Imana ibaha umugisha. Bamwe baratashe baruhukiye mu mahoro, abandi baracariho. Rero natangiye guhagarara ku gatuti je Daniel mfite imyaka yanjye 12. Ndagiye nagize cyo kuja mu byaha mvuge ngo mvuye mu byaha, oya nakuriye mu murimo w'Imana. Abo batawuza amakuru yanje rero bagomba kubaho nabo. Wibuke ko Yesu Herode akimara kumenya amakuru k'abashumba bamenya amakuru ko Yesu yavutse, yatangiye kuvuga ngo mutangire mwica abana b'abahungu. Ayo makuru yazo warayasoma. Rero naje agomba kubonekamo abampimbira bakavuga ibintu bitandukanye. Rero jewe nakuriye mu gakiza, nakiriye Kristo igihe nabatijwe mfite imyaka 12 yari itaranuzura neza, kuko je nari ngize numva ari 11 ntarayigira neza. Nabatirijwe mu itorero ryitwa Sepake Nyantende, niwo nabatirijwe. Urumva naho ngaho umushumba wanjye yitwa Ahadi, niwe mushumba wanje, niwe wambatije. Ubarakuza arashaje, ndarapfa ariko aracariho, n'ubundi gutegura kuzaja kumusura. Aze ugira izangombwa tuzajane kumureba, uzanavuga ubutumwa, ndaza kuza kuguha nimero ye mbapresente muzavugane nawe. Rero nico gihe nabatijwe mfite iyo myaka ntaragira 12, mbatirizwa muri iryo torero Sepake, na niryo nazamukiyemo komeza gukora. Vuga idini ryitwa Sepake. Sepake ntabwo nza uburyo ihura na ADPR gute. Sepake ni nka ADPR, ndetse kikwemeza umwadeperi, ubupasitoro wo muri ADPR cyangwa se na represent aramutse agiye muri Kongo, ntahandi hantu yaza kuvuga ubutumwa na ADPR, ariyo yitwa Sepake.
okay ngewe nari mbizi sepake ni ADEPR rero nge ndabariza abantu kuko abantu bakoje kuvuga ngo ese kwavuga sepake akongera akagaruka ngo ADEPR ibyo bintu birahurira hehe rero sepake na ADEPR ni bimwe yego ni ikintu kimwe niyo ADEPR ariko muri Kongo hari ijambo harimo sepa hari seripa yego sepaki rero sepake bitandukanye na seripa hari amadini agiye harimo seripa ariko atari yo sepake rero sepake niyo ADEPR y'inaha mu Rwanda. ubwo bakunzi bacu mwabyumvise hanyuma aho niho naherewe inshingano zo kuba pastor. hanyuma uvuyeyo nzi ko ADEPR iyo umuntu yimutse akava ku mudugudu akajya ku wundi uvuyeyo baguhaye recommandation ikwimura ikuzanirwa. Ngewe mvuyeyo recommandation sinari kwibura narinzwi cyane kuko nye naje bundi naje kuvuga ubutumwa inaha mu Rwanda ndetse n'umushumba wanjye Ayadi abigize mu ruhare kuko ubwa mbere twaraje abantu babaze neza nagiye Kinyinya urazi Kinyinya kuri ADEPR njyanye n'umushumba wanjye wa Ayadi baramuzi neza tuakora amasengesho igiterane cy'amasengesho yarakirimo aranamperezanta rero bano banyamakuru bagenda batari inkuru batazi babibeshya cyane amakuru nabazaniye hano kuri ADEPR muzajye mubabaza ati hari umupasiteri wo muri sepake witwa Ayadi waje agaperezana Daniel yego nibabura ayo makuru nzaba nsinzwe. uyu munsi wiyemeje kumena gushyira amakuru hanze cyane impamvu nari natuje nari ndi kubanza gusenga ko ibintu bya social media sinari nabimenyereye cyane nabonye imijugujugu bantera ndavuga ute Mana bigenze ute reka maze njye gusenga Imana isobanurire rero Imana yandegetse kuza kuvuga ukuri kose kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa nuko baragupresenta barangije barakwakira make uri umukristo wa ADEPR mu Rwanda urakoze cyane none Daniel uyu munsi wa none ntago ndi umukristo gusa ahubwo mfite abakristo nyoboye. uri umushumba? Ndi umushumba. uri umushumba? mumbabarire hanyuma ndagenda ngaruka ku bibazo na Isaie Garanzi bano bose baburana Isaie na waranzi cyane ko yanicecekera Isaie aranzi neza aranzi neza rwose. none uyu munsi abantu baravuga bati Daniel mu by'ukuri avuga ko ashaka kuyobora ADEPR ni byiza niba Imana izamwimika ni byiza cyane kuvuga uti abariho ntabwo mbapinze cyane rwose nta nubwo mbagaye nta nubwo Imana yabagaye ahubwo umuntu ayobora itorero ry'Imana igihe kikagera akavaho nk'uko n'abandi byagenze. ese Daniel ko bose bakumenya bambwira ati Daniel nta diploma afite Daniel nta theology afite ukaba umbwira ko bifite ubundi biri oya tutarajya aho ngaho kuce bundi abantu uzi impamvu ku bwa mbere ntabikweretse yabisobanurire neza impamvu ntabikweretse bwa mbere amadokima sanze hano oya impamvu ntabikweretse si uko bitari bihari nari mbifite cyane burya nagombaga no guhamagara umushumba wanjye Ayadi kuri WhatsApp online mukavugana nawe ahubwo ndibaza kuki abantu bishyira mu mitwe yabo ko itorero ry'Imana riyoborwa n'amashuri. icyo kibazo banza usobanura icyo kintu none se wayobora itorero ry'Imana ukariyobora neza nta mashuri? Amashuri si ayobora itorero ry'Imana nibabanze bumve ko itorero ari irya Kristo. Kristo wenyine niwe ubasha kuyobora itorero. Yaravuze ngo ndagiye ariko simbasize nk'iki n'impubyi mbasigiye mwuka wera azabasobanurira izo nge ntababwiye. Rero uwo Kristo kuba mufite niwe ubasha kuyobora itorero ryayo. Nge Daniel ntago nabibasha ariko Kristo utuye muri ngewe abasha kuriyobora.
rero tuvuye mu by'umwuka tukaza ku by'umubiri mwebwe mwifuza, diporome ndazifite, narize narahuguwe, ibinyemerera ndabifite, ngira ngo wabibonye. uraza kubyereka abakunzi? Ndaza kubibereka, ariko birahari byose, ndaza kubibereka, ariko njye si byo shingiraho. Niyo mpamvu ngira ngo ibyo muzikuremo. Itorero ry'Imana ntabwo riyoborwa n'amashuri, riyoborwa n'umuhamagaro. Imana kuba yarambwiye ngo ugomba kuriyobora, Kristo atuye muri njyewe, si njye Daniel mureba uzariyobora, ahubwo ni Kristo wenyine ugomba kuriyobora. Ushingira uvuga ko ndazariyobora, niba uvuga ko ntayobora itorero ry'Imana, uri umupagani, nturizera Kristo. Ariko nimba uzizera z'ukuri, ugomba kumenya ko Kristo utuye muri njyewe abasha kuyobora itorero. Nureba njye Daniel, ntabwo uzigera uzizera. Nyumva neza. Rero Kristo ni ugomba kuyobora itorero, kandi uwo Kristo atuye muri njyewe, sinjye uzariyobora. Paulo yaravuze ngo sinjye uriho, ahubwo niwe uri muri njye. Daniel sinjye uhari, ahubwo ni Kristo utuye muri njye. Njye ureba ndi nka mikoro, Kristo wenyine niwe wivugira. N'aya magambo sinjye uyavuga, ahubwo ni Kristo uri kuyavuga. Yaravuze ngo nimukuri ibishimwa mu bigabo, muzaba nk'akanwa kanje. Akanwa sa kanje ni aka Kristo. Rero abantu nibakanguke, bave mu mubiri baje mu mwuka, bumva icyo Imana ibwira amatorero. Murakoze cyane. Hanyuma uyu munsi uravuga uti ngewe ndi muri systeme y'Imana, ariko tukabona abantu bagusubiza bavuga bati ibyo bintu ntibishoboka, ntibyanakunda. Hari umuntu umwe wavuze ngo uramutse uyiyoboye iminota 15 ngo azahita apfa. Waramubonye kuri social media? Naramubonye. Twabonye abantu babonye ukimara kubitangaza batangira kugaragaza, nimba sinzi ukuntu ndabivuga, kugira ngo atabaho gukomeretsa impande zombi, batangira kugaragaza icyo bita ko ari amafuti yawe, sibyo? Ese hari imiziro ibaho umuntu ashobora kugira bigatuma arinda apfa Imana itamukoresheje? Oya, reka nkubwire Pasika, nta bantu bari munsi bapfuye, barahari, hari n'abandi bagipfa. Yego. Rero ari ikintu nshaka kukubwira. Imana ubwayo hari ikintu wowe Pascal yakugeneye. Nubwo wagira abantu bakurwanya benshi, ntibashobora gutuma kidasohora. Gusa bazakurwanya bananirwe, ariko icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Abakurwanya nanone wowe ntiwabasha kubashobora, uzabareka barwana, ariko Imana inyembaraga icyo yagambiriye kuri wowe kizasohora. Nshatse kuvuga iki rero? Abantu bo bazarwana, bandwanye, bakora ibishoboka byose, bajye n'ahashoboka hose kundwanya, ariko ntibashobora gukuraho icyo Imana yagambiriye kuri njye. Ndabivuze kuba ADPR ngiye kwiyobora, bigomba kubabaza benshi, nk'abariya bitwa ngo ba Justin, ba Ezekiel, bagerageje gushinga uducano biranga, urumva, bagerageza gukorera Imana birabacanga, batunguwe no kumva umuntu uje kuyobora ADPR. None igihe bamaze bari mu gihugu, itorero ryarabaciye, nta cyerekezo bafite. Niki cyatuma batandwanya? Ndagira ngo bagakwiye kwishima ko habonetse umuntu uzabagarura mu muhamagaro. Ntabwo bakishima, niyo yamashyari, niyo yamashyari. Ngere ibintu by'amashyari ntabyo nakuze nzi. Buriya amashyari nyamenye ngeze hano, sinari nzi ko amashyari abaho. Numva ko nakishimira ko Pascal aguze imodoka, kubera ko njye narayigura, ejo nasanga impande ku muhanda azamba karifuti angeze mu rugo. Nizo zakanejije. Ahubwo kubera amashyari y'abantu, niyo mpamvu bagenda barwana kugira ngo umuntu ntagere ku cyo agomba kugeraho. Hari igihe nabitangaje, sizi impamvu bino bintu byarambubaje cyane, numvaga ntazanabitangaza. Noneho mvuze ko nzayobora ADPR, kunzi cyane, uri mu bantu naye banzi ku rugendo rwanje za kuri YouTube. Yego.
negeze ntangaza ngo ndi umusore utarasezeranye simfite umugore. Natunguwe no kubona ntangaje ngo nzayobora ADEPR, abantu bagurira umuntu bamubwira ibintu aza kunsenya kuri social media. Ariko ndavuga uti bano bantu ni abanyamubiri, bari kubwira Imana ahubwo kuko niyo impamagaye. Imana niyo ihamagara umuntu, ntabwo ari abantu. Bino byose ni ibintu bigaragaza ko ni ya mashyari aba mu bantu. Kandi ndibaza abantu bandwanya ntaragera ku ntebe ninyigereho bizagenda gute? Imana izagushyiraho igitinyiro, nibyo izakishiraho. Nibumve ku rwego ndiho bataruriho, bace bugufi dusengana Imana kuko twese turi bamwe mu maso y'Imana. Nibashaka kundwanya bazaruha ndetse bagwe mu nzira. Ariko je nkomeze ngire ku Imana hagize gute yambwiye. Ndakubwiye. Hanyuma ndagira ngo nkubaze ibindi bibazo nka bengahe. Mbaza nta kibazo. Tujya dukunda gukora ibiganiro birebire. Mbaza ndifuza kumbaza nawe. Uyobora itorero ADEPR. Kuba uyu munsi rihagaze neza, nta kibazo namba rifite. Wowe itandukaniro uzazanamo niriye? Itandukaniro nzazanamo ubu ntabwo rihagaze neza. Ute? Impamvu rihagaze neza ntibakemera umwuka wera, cyane ko icyo ari cyo cyatumye Imana impagurutsa n'imutanabizi. Imana ntabwo bakemera umwuka wera, bemera amafaranga kurusha umwuka wera. Imana zarayibabaje, bemera abakire ku mubiri kurusha abakene mu mutima. Abakene ku mubiri ni abatunzi bigaragara, abakire ku mubiri ni abatunzi bigaragara. Abakire ku mubiri, ariko abakene ku mutima ni abakeneye kumenya ijambo ry'Imana. Abo ntibabitayeho. Icyo ni cy'Imana cyatumye impagurutsa kuko ibona ko izo izabinkoresha nkabikora. Rero ntihagaze neza. Impinduka ngomba kuzana ya mbere nuko uwo mwuka wera utarobanura ku butoni ugomba kugaruka mu itorero, uzatuma abayisilamu bamenya Kristo, uzatuma abanyagatolika bamenya Kristo, uzatuma amatorero yose muri rusange amenya Kristo ndetse akizera umwuka wera. None nteye ubwoba. Ubu ngubu abasilamu bazavuga bati uhereye none tugiye kwemera Kristo nk'umwana w'Imana, tubatizwe mu izina rya Kristo. Abayisilamu ariko reka nkubaze Danye, uzaba uri gukoresha izihe mbaraga? Imbaraga z'Uwiteka Imana ishobora byose. Ko ibyo bintu bitigeze biba, nibyabaye n'ingi Imana ari gutegura. Nitwa Daniel ubanza uzumve. Yego. Daniel yagiye mu rwobo rw'intare. Naje ndi kujya mu rwobo rw'intare, bakansebya, bakamvuga, bakambeshyera ibizishi, ariko simbyivovotera. Ijambo riravuga, urumva muri Matayo 5:22, muze kwasema ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakababeshyira ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ngewe ndashaka kumenya imbaraga uzakoresha. Uzakoresha imbaraga z'Uwiteka. Umuntu ave muri Isilamu, si umuntu gusa ndetse n'Isilamu yose. Intego yanjye nuko ijambo ryitwa Isilamu yose rigomba kwizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, bakakira umwuka wera, Mana yanjye, bagakizwa, bakemera Kristo nk'umwana w'Imana. Abakatolike bakemera umwuka wera, bakavuga nabo mu zindi ndimi. Kubera ko impamvu Yesu yajyaga ku musozi, ngo ageze ku musozi abantu bose baramwegera, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Isilamu irarushye, ikeneye umwuka wera. Gatolika irarushye nayo, ikeneye umwuka wera. Andi madini atandukanye akeneye umwuka wera. Ubu rero ni njye ugomba kubisoza nk'uko Imana impamagaye muri iki gihe. Yesu we, reka tubihanga amaso. Oya, ahubwo vuga ngo turabyizeye. Nimba waje kundeba udafite kwizera, ufunge kamera nanjye nigende. Oya rwose ngewe ntabwo ndi buvuge ngo nabyizeye ibi bintu, kuko ni ibintu bikomeye
ku buryo gupfa kubyizera bigoye. kuki abanyamakuru mutizera nyine reka imana tubihange ahubwo reka kuki utabyizeye ngewe icyo nemera cyo ndemera ko imana ishobora isilamu se iri mu kuri isilamu uremera ko iri mu kuri bo bashoboye kuvuga ko bari mu kuri. imana yambwiye ko isilamu itari mu kuri ngomba kuhajyana mwuka wera bakizera kirisito nk'umwana w'imana bakuzura umwuka wera bagahanura adeperi bakongera bagahanura gaturike n'andi macaci yose. aya macaci yagiye afunguka kubera indamu zabo. ngiye kubihindura hari uburyo ngiye kubihinduramo bizere kirisito nibarangiza abayoboke umwuka wera. nicyo kintu imana impamagarije ko numva se bitakiri umwihariko kuyobora ADPR ahubwo usa naho ushaka gukusanyiriza hamwe amadini yose kugira ngo ayoborwe n'umwuka wera ku mbaraga. impamvu mera kuri ADPR nuko imana yamagaye ifite impamvu igira ngo isohoze bina ariko abagiye bayiyobora bagiye baba bashyirwaho n'abantu. shyizweho n'imana rero kugira ngo nsohoze icyo imana ishaka ko kigomba kuba. rero byose bizasora nge Daniel ndiho. Yesu we Pati edizini kitegrai lorebo zalande monikisa egrai toti elaidi minimo sanga egaya. kuki imana arambwiye ngo kuki sida zitagikira, kuki indwara zitandukanye zidakira, kuki abarwayi bajya gusenga ntibakire. imana irambwira ngo uburyo ngiye kugukoresha umuntu azajya aza mu materaniro nubwo utabuye arimo indwara yose arwaye ikire, nimba afite ikibazo gikemuke. imana ishaka kugigenderera umuntu wese akayibona bya nyabyo. ariko ibyo bintu uri kuvuga wagira ngo uzaba uri gutegura inzira ya kirisito ubanza agiye kugaruka. kirisito n'ubundi ari bugufi. abantu bagiye kuzura umwuka wera muri isilamu, bagiye kuzura umwuka wera muri gaturika, buri cyumweru bagiye kuza buzura umwuka wera. abayisilamu ntibazongera kunama, bajyajya buzura umwuka wera bahanure bavuge mu zindi ndimi. muri iyo minsi abasaza bazagira gute? bazarota. inkumi n'abakiri bato bazahanura. nizo rero bigiye gusohora kandi nta wundi imana yateguye ugomba kubisoza. nije Daniel uhamagawe n'imana. nagiye mu ntare Justin Ezekiel baramvuga n'abandi batandukanye bamvuga bitandukanye rusobanuye ngo ni urwobo rw'intare. Daniel nagiyemo ariko nanone si ngomba kuruvamo ngakomeza kuvuga icyo imana itika ngomba kuvuga. murakoze cyane munyamakuru. urakoze cyane. aha reka tubitegereze tubihanga amaso. ikintu cyose udasobanukirwa ukimbaze ndi kumwe nicaranye n'imana nimba utari kuyibona wowe ariko je ndayiruzi turi kumwe. nizo ni ukubwira sinjye uri kubivuga n'imana iri kubivuga. mu biganiro twagiranye hagiye habonekamo abantu bavuga batese abapasiteri bakuwe mu ntebe ubateganyiriza iki mu nyuma uranagitangaza. ariko se ngize amatsiko yo kukubaza mu by'ukuri ko numvise hari ikintu cyahindutsemo mu ntego zawe. ese babandi bivugwa ko bakuwe mu nshingano bakaba ari abakorerabushake uyu munsi simbizi niba mbivuze nabi ariko njye niko mbyumva. uyu munsi uracyabafiteho gahunda nk'uko wari wayitangaje? oya, ikigaragara cyo bose abenshi turavugana. mfite urubuga tuvuganiraho. telefone ndabona ndi kuzima. ntaza kuza kubikwereka ntacyo. mfite urubuga tuvuganiraho nabo, turaganira nabo. rero barabizi ko nabo imana ibakeneye. harabona agiye nsura mu ngo zabo, harabona agiye nganira nabo. rero icyo ndikiri ikibazo, nzabasura mbaganirize bose. uwo numva koko imana ishigikiye agomba kugaruka mu mwanya we. ariko se RGB irakwemera nk'umupasitori, irakwemera nk'umukozi w'imana? iranyemera kino ni iki?
ndabona ari igipapuro cya RGB. Rero kiri igipapuro cya RGB kinyemerera kuyobora itorero ry'Imana. Bishatse kuvuga ngo utanayoboye irindi nemereye gushinga itorero aho ushaka mwa kino gihugu cy'u Rwanda. N'ubwa mbere nabibona. Nanze kubikwereka n'ubundi. Wakibonye? Yego. Ni icya RGB kinyemerera. Wambwiye ngo mfite impapuro nyinshi. Ako si bitwereka. Ibi bizari ngombwa ntabyo. Oya bitwereke abantu babibone. Iki gitabo mureba iki kinyemerera kubatiza. Yego. Nzabatiza abayisilamu, nzabatiza abakatolike, abantu bose bo mu isi yose nemereye kubabatiza. Nemereye gushyingira abantu bose bagiye batandukanye. Reka dusome turebe. Reba. Soma. Shaka ko wisomera. Nge narabisomye. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni umurimo w'umupastori. Yego. Ikigo cy'igihugu. Ndashaka gusoma hejuru habanza. Soma na. Anyihanganira sindi ko. Oya. Baraneza biti. Ubona ari gusoma. Ikigo gihugura abapastoro mu byerekeye Bibiliya. Rero abantu ntibabyitiranye. Yego. Iki gitabo nagihawe n'umuzungu bari muri Amerika. Yego. Uzahagarariye icyo kigo. Ni umuzungu ugihagarariye. Urumva? Yego. Abantu rero be kujya bagenda ku muntu batazi uwo ari we. Sinzi n'impamvu bino bintu mbikweretse. Ibintu byinshi tunanerekana bino. Ariko ndabyemera. Hanyuma biriya bindi. Aya ni amadiplome. Izi ni diplome nahawe. Yego. Iki ni icyiciro kimwe nahawe. N'iki ni ikindi. Kigeza hejuru. Murebe. Zikamere neza. Aya ni amadiplome. Yego. Nagiye mpabwa. Erekana niyo yindi turebe. Dore nazo ngizi. Yego. None se umushingire muvuga ko ntayobora itorero ry'Imana. Rero bino sibyo nirata. Bushize naguye ngo sinirata amashuri, ahubwo ndirata umuhamagaro Kristo yagize gute yampamagaye. Naho rero ibisabwa byose ngize gute ndabifite. Ariko sibyo nirata. Nge ndirata Kristo wagize gute wampamagaye. Urumva? Ngewe ndi kwiga ndimo niga. Umuzungu yarambwiye uti mwiyobokamana uzayobora isi yose. Nukuri. Yabikubwiye ashingiye ku bumenyi ufite cyangwa yarashingiye ku bumenyi yabonaga. Niyerekwa yaragize. Yabonaga we n'ubumenyi nari mufite cyane kuko nazaga ndi uwa mbere mu banyeshuri bose twigaga. Urumva? Yego. Rero aravuga uti uyu muzungu twavuganaga niwe wigishije umuntu witwa sinzi nimba umuzi Ezira Mbisi yaratashye. Yego. Uramuzi? Ndamuzi. Niwe muzungu ari mu bantu bamwigishije. Arambwira uti wowe ushobora kuzayobora isi yose mwiyobokamana. Ariko yamwigishije ari mukuru ntago ari wamwigishije akiri muto. Yamwigishije ari mukuru. Ari muguru yamuherezaga. Yego. Atuye muri Amerika. Yego. Rero njyewe sibyo nirata ariko twumvikana. Yego. Ahubwo nirata Kristo wampaye umuhamagaro. Abantu basobanukirwe ngo kwanza ndamutse mfite aya mashuri yose, n'izi diplome zose, n'izi nshingano zose, ndafite umwuka wera, ntago nabasha kuyobora itorero ry'Imana. Ariko kubera ko bihari ngomba kuyobora itorero ry'Imana. Hari ikintu ushaka kumbaza? Ibibazo by'abari byinshi. Mbaza ndagusubiza nimba bihari. Cyane nimba wumva uzagaruka nabwo ariko ndabifite byinshi. Ubu numiwe ntabwo nari mbizi. Ntabyo waruzi. Ntabwo nari mbizi. Ahubwo abashaka kubatizwa, abashaka gushyingirwa, abashaka kwihana kwatura ndavyemerewe nibaze basange kugira ngo Kristo adasanga bakiri muza. Nibyo bagomba gutegereza ugushaka kw'Imana. Waravuze uti
nzajya ku ntebe y'ubushumba ari Imana yonyine iyinshyizeho. None Daniyeli, ubundi uzajyaho, iyerekwa ryawe rikubwira ko uzajyaho ryari? Ese rikubwira ko uzasohoza umuhamagaro ryari? Ko abari ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi ni bakeya, abarimbuka bakomeje kuba benshi. Ubundi uzajya kuri iyo ntebe ryari? Arega pa, n'ubu nyiriho. N'ubu yiriho? Nyiriho cyane, nane yicayeho. Ni mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri nyicayeho. Niba mpamagarwa n'abapasitoro bavuye mu inshingano zabo tukaganira, mpamagarwa n'abakristo. None inshingano warazitangiye? N'ubundi inshingano nge narazitangiye. Mpamagarwa n'abakristo, mpamagarwa n'abapasitoro, abarimu, mpamagarwa nabo. Urumva? Izayi turavugana. N'ubundi inshingano ngize gute nziriho. Rero kuvuga ngo nyicayeho gute none bari kunsanga mu biro, ayo makuru ntayo nguhaye. Nzayaguha, natangaje ko uzasanga mu biro, nzakwihamagarira. Ariko ubu ngubu n'ubundi nyiriho, serivisi zose ndazitanga, inama zose ndazitanga. Ugize icyo ambaza ndakimubwira, muri make akantu kose ku kandi, mbwira n'abantu ngo uwarenganijwe, ufite ibibazo, Izayi tujya tuvugana nta kibazo, arabizi ne ko Imana yantoranyije. Kuko turavugana cyane, arabizi ko ari njye Imana yatoranyije. Natunguye no kuba naganira nawe nkumva Imana aramusuye imwerekanye Daniyeli. Ziriya saga zose zabaye, nyamara Izayi afite umwuka w'Imana. Nubwo abantu batabyumva, Izayi afite umwuka w'Imana. Uzi ko nkora ikiganiro bwa mbere, navuze ko ngiye kujya kumureba. Ntago nagiye, ahubwo niwe waje kundeba. Arambwira ati nanjye Imana yaransuye. Urumva ko nawe Imana yamusuye, arabizi ko ari njye Daniyeli ugiye kuyobora itorero. Ariko Izayi nawe Imana iramwemera. Ndetse kandi azabona ingororano zitandukanye, Imana izamugirira neza. Mbona no kumubwira ngo Imana yaraye imbwira ijoro ko oya reka ne kuvugira ku itangaza. Imana izamuha ubutunzi bwinshi cyane. Aho ngaho yuvuze utyo, hari umuhanuzi wigeze gutambuka mu minsi yashize, avuga ko azacika akanahunga, kandi ko nta mwuka w'Imana umurimo. Urahamya ko umwuka w'Imana umurimo. Izayi arimo umwuka w'Imana, kuba yari amaze iminsi yo buri torero ADPR. Ni Imana yabikoze pe. N'abantu bavuga ngo si Imana, ni Imana. Uko Imana yashyizeho Sawuli, niko yashyizeho Izayi. Izayi yagiyeho, Imana yagize gute? Yavuze. Nuko reka ngusabe utange nimero ya telefone, uwakenera ibindi bisobanuro abe yakubaza, kugira ngo dusubikire ikiganiro cyacu. Ahangaha sinjya nishaka kurambira abakunzi bacu. Murakoze cyane. Hari izo utumvishe, utasobanukiwe, ukeneye gusobanuza no kubaza, mpamagara, nyandikira kuri 0788 72 91 46. 0788 72 91 46. Cyangwa se ujye ku Muvugizi Mushya TV, urasangaho ubundi busobanuro bwose ukeneye. Icyo dushaka nuko mumenye ukuri kandi mukubaho Uwiteka, kuko ari bwo bwenge, kandi kuva muzaha niko kujijuka. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Amen. Karibu n'isengesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe. Urera kandi urakiranuka, ntawuhwanye nawe, ugira neza birazwi mu isi yose. Komeza ufashe bano bantu bumva kino kiganiro, kandi abakomeza kudushigikira ndetse no kunsengera, ndetse no gusengera umurimo wawe, ubahereza umugisha. Abakunda wowe bakwishimira, ukomeza ubambika imbaraga, bakomeze gukunda no kukuba hafi, bakwambaza iteka ryose. Komeza gukora iz'ubutwari, utwambika imbaraga. Umunyamakuru umuhereza umugisha, yitanze,
yakoresheje amatike yiwe aza ahantu undi mwami yavunitse cyane kugira ngo ahagere, ariko umuhereze umugisha kandi umugirire neza. Urakoze kubikoze kandi kubigenje neza, mu izina rya Yesu. Urwaye umukize, ubabaye umugirire neza, mu izina rya Kristo Yesu urakarama, amen. Murakoze cyane bakunzi bacu kubw'umwanya wanyu mwafashe wo kudukurikira. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Ujye no ku muvugizi mushya, ni channel y'uyu mugabo, umuvugizi mushya TV. Nurangiza ukore subscribe. Uwiteka Imana aguhereze. Ni channel inyuraho inama ndetse inyuraho abantu bagiye batandukanye. Si channel ishaka amafaranga, oya, ni channel kugira abantu inama nivuga butumwa ritandukanye n'ibisobanuro bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Murakoze.